nejwe n'Imana mu mutima wanjye kuba gikomeje kurinda umuntu sivuga ko tutaturi beza, sivuga ko dufite igikundiro cyuti cy'abandi, sivuga ko hari ubundi buntu twagiriwe, ahubwo n'ubuntu twagiriwe n'Imana. Byo kuvuga ku kintu kimwe, birashoboka yuko waba usenga ariko ukibaza ngo why not ntasubizwa. Ibyo biba bikenewe yuko wongera ugasubira inyuma ukabanza ukigenzura ukareba nimba nta fraude waba ufite muri wowe. Ubwo fraude mvuga nimba nta byaha waba ufite, nimba haba hari aho ukora ibintu bitari byiza, yaba ari ahantu utanezeza Imana, ukibwira yuko uhora wihana ikintu ariko utihanira kureka. Gufi imbere y'Imana nimba usabye imbabazi, Imana ni nyembabazi. Mu gitera ivu bigira ngo Mana mbabarira, ubivanye ku mutima, Imana irakubabarira. Ahubwo ikibazo ni kimwe, wowe wihanira kureka cyangwa urihana mu kanya ukadusubiraho kubikora. Komeza winginga Imana kugira ngo uko wihanye ikintu ukuce kuvuga ngo Mana mpa imbaraga zo nkuko nyine urimo atanga ibyifuzo bomeze, nkuko ufite ibibazo ukuntu usenga Imana umeze, bari nako usaba Imana imbabazi z'ibyaha byawe ariko umeze. Egera Imana yinginge nkuko nyine wisaba nyine ngo nkorera ibingibi Imana ndashonje biki nawe bari ko wongera imbaraga mu kuvuga ngo Mana nyiza kandi untunganye, muri make ikiza ubugingo bwawe, kuko byose dushobozwa nayo duhereza imbaraga. Rero kuva dushobozwa nayo duhereza imbaraga, ndakwingingira kugira ngo ugire imbaraga zo kuba wajya imbere yayo uhibwiye ngo none nanjye wanyongera imbaraga, nkazamura kwizera kwanjye ku buryo hano ikintu ndibwumve nihanye neza mu mutima wanjye mfite amahoro. Imana ikomeze iganze mu buzima bwanyu, Imana ikomeze bagire neza, Imana ige neza imiryango yanyu, Imana ikomeze bagura imiryango mu izina rya Yesu.